twagiye kumva twumva kariya kamodoka k'imbere gakubita moto, uwo yari ahetse bagwa hasi bose. Bamaze kugwa hasi, iriya modoka ya kabiri izimukurura mu Ni impanuka iteye ubwoba, ni impanuka yabereye hano ku Irebero, abazi uyu muhanda uva i Nyanza Kicukiro ugana ku Irebero. Umuhanda muremure rero, urabona hano hahoze urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Hakaba habereye impanuka rero iteye ubwoba kuri uwa 12 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Gusa ku bw'amahirwe akaba ntawe watakirije ubuzima, nubwo rwose tutaragira icyo twakira amaze amakuru twakira ava ku nzego za polisi zishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ni impanuka rero yabaye ahagana saa 3 za mu gitondo, mu gihe rero hari imodoka yaturukaga hano i Nyanza igana ku Irebero, indi ikava ku Irebero imanuka ijya i Nyanza. N'umumotari wavaga ku Irebero ajya i Nyanza. Imodoka yari yavaga hano i Nyanza yavaga no ku Irebero, yabonye imodoka iri imbere yirukanka cyane kudepasa, arahagarara. Umumotari wari umuri inyuma nawe aza guhagarara ariko yikuba kuri iyo modoka. Hanyuma yabaturukaga imbere yo yaje kuba igonga umumotari kuko yari afite umuvuduko mwinshi, biza kurangira agonze umumotari amutwara mu mapine. Reka nshimire wowe rero wakanze subscribe, like, share no comment, nkubwire ngo nawe niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe, like, share no comment, maze ibiganiro byacu byiza bije bikugera 5 umunsi ku munsi. Nk'uko rero mwatangiye mubibona uko umuturage yabivuze, bya rusaku rukomeye cyane ku buryo iyi modoka kuko yirukangaga cyane, donc imaze kugonga uyu mumotari mu kubuta ku yindi modoka, gutyo murumva ni ibintu bikomeye cyane. Ariko kubw'amahirwe rero ntawe watakarije ubuzima kuko motari imbangukiragutabara zaje ziramufata mu butabazi bw'ibanze, ajyanwa rero ku ivuriro kugira ngo agire gute ahabwe ubutabazi. Rero tubabwira ngo rero dukwiye burya kugenda twasinze aho tugiye hose. Ikindi n'amasomo akomeye cyane ku bakoresha umuhanda, yaba abashoferi, abamotari, abagenzi. Ni byiza kwimakaza gahunda yagerayo amahoro, tukagerayo amahoro. Ikindi nababwira ni uko tudakwiye gutwara ibinyabiziga twasinze, twanywa ibisindisha, ahubwo dukwiye kwirinda kugira ngo tugereyo amahoro. Ikindi tukirinda umuvuduko uremeye cyane kuko umuvuduko mwinshi ushyira ubuzima bw'abatwaye mu kaga n'ubwo butagusize. So ku bashoferi n'abamotari, twese n'abagenzi dukoresha umuhanda neza, tuvuga yuko twese dusangiye umuhanda kandi tukawukoresha neza, twimakaza gahunda yagerayo amahoro, kwirinda kugenda twasinze, twanywa ibisindisha, turi kuri stress, dufite umuvuduko uri hejuru, tugaha agaciro ubuzima bwacu n'abo dutwaye. Ni amasomo rero meza buri wese bakwiye kugira gute, aba akwiye kwiga umunsi ku munsi, cyane nko ku bantu barimo kwiga imodoka, abashaka provisoire, arimo gushaka impushya z'ibinyabiziga. Tubabwira ngo rwose ni byiza ko wiga neza kandi wamara kubona ibyangombwa n'ubundi ukomeza kugendera ku mategeko y'umuhanda nk'uko uba warayize. Reka babwira ngo rero ukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, ariko tunababwira ngo ibyago nk'ibi ngibi bijye bidusigira amasomo kubera gutyo gusa, tubyumve ko byabaye nyine byarangiye, ngo dusigire iki amasomo akomeye cyane. Reka mbabwira ngo rero mukomeze kugira ibintu byiza, turabakunda cyane. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share no comment, twese twimakaza gahunda yagerayo amahoro umunsi ku munsi. Aho tugiye hose dusenge kandi ubwonko bwacu, imitekerereze yacu twika ko turi mu muhanda tuwukoreshe neza kandi tubisangiye na buri muntu wese. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao. Iyi ni Intangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka. Murakoze.